munsi wa none turi kumwe n'imiryango, amafamiye, amakouple bari bicaye imbere yanjye ku mpande n'indi hano ku ruhande rwanjye. Ariko turashima Imana ko turi kumwe na young adults, turi kumwe hano turabakiriye on a special note. Murakoze cyane. Ikiganiro kiri bugende neza. Cyaryoshye already. Cyaryoshye kubona abantu twicaranye, abantu bari buinterveninge. Reka duhere kuri famille ya Chris na Jojo. Duherutse kumva ubuhamya bwanyu. Ejo bundi nako nejo twumvise ubuhamya bwabo, ntabwo bwari ubwa mbere, ariko mutwemerere Chris na Jojo turabakunda kandi turashima Imana kubw'ubuhamya bwiza mufite. Ariko dusubiye inyuma gatoya, mukiri mu bihe urugo rwanyu rwanyuzemo, ibihe bitari byoroshye, bitari biboroheye, wenda muraza kutunyuriramo gakeya kugira ngo abadukurikiye baze kubimenya. Hanyuma ikibazo dufite, ese muri ibyo bihe ni izihe ngaruka byagize ku bana banyu? Hanyuma nyuma yaho uyu munsi wa none ni iyihe change cyangwa se ni iyihe mpinduka mubona kuri ba bana n'ubundi? Murakoze cyane Liliane, Yesu ashimwe cyane. Munyemerere mbanze Jojo aba ari uvuga nanjye ndakurikira. Yesu ashimwe. Murakoze cyane mushumba, murakoze Lili. Ikibazo mutubajije, ikibazo kuko twahuye nacyo, nkuko mwabivuze duherutse gutanga ubuhamya bwacu, kandi si rimwe twigeze no kubutambutsa ikindi gihe. Tuvuga ko twabayeho igihe nasaga nkaho ndi mu rugo njyenyine, Chris ari busy mu isi. Hanyuma rero icyo gihe twari dufite abana babiri, ariko bari batoya. Umukuru wacu, umuhungu mukuru, niwe wabonaga ko byafectinga, yakumburaga papa we cyane kuko umushiki we yari akiri mutoya. Hanyuma ntago we yabihamarikaga cyane nka musaza we. Hanyuma rero iyo yakumburaga papa we, umuhungu yaramaze kumenya iminsi y'icyumweru y'akazi, azi na weekend. So agakunda kumbaza, se ko turi muri weekend papa akaba adahari, ari hehe? Icyo gihe rero biba bigoye kuko ushaka nyine ibyo umubwira nk'umubyeyi, urumva ntiwabimusobanurira, aba ari umwana. Ubwo umubwira ko ari mu kazi, ari buze gutaha mu kanya, cyangwa se azaza ejo, bitewe n'uko ubona situation imeze. Ariko byari ibihe bitamworoheye kuko hari igihe kimwe yajyaga ajya kuryama akancunga, akaza gufata nk'umusego papa we aryamaho. Noneho nkamaza, ni se kuki ushaka uyu musego? Akambwira ngo harimo odeur ya papa. Donc yashakaga kumva nibura ko papa we ari iruhande rwe. Nibihe bitari byoroshye, ariko ndashima Yesu yabidutambukijemo neza, kandi ndamushimira ko ibyo bihe twabinyuzemo ari batoya. Ni ikintu numva nshima Imana cyane, kuko ubu uyu munsi bamaze gukura, nabo bari kwinjira muri iyo teenagerhood, bamaze gukura. Ubu ngubu mnibaza ko iyo nza kuba ndi kubicamo iki gihe ntabwo nari kubona ibisobanuro, ariko ndashima Imana ko nabinyuzemo icyo gihe atabasha gusobanukirwa ibintu byose, kandi igihe kikagira nyine bigahinduka. Ndumva ku kijyanye n'uko bimeze uyu munsi navugaho gato, hanyuma na Chris nkamuha akavugaho gato. Uyu munsi bimeze neza cyane, turashima Imana cyane. Ejo narabivuzeho ko Chris Imana yamuremanye umutima mwiza. Umutima mwiza Imana yamuremanye harimo no gukunda abana. Akunda abana cyane, ndabishimira Imana. No muri iyo periode nsubiye inyuma gato, iyo yabaga yatashye, umwanya we yawumaranaga nabo, ku buryo ntago yashoboraga gusobanukirwa ibintu biri kuba. Yari umugabo ushobora koza umwana, yari umugabo ushobora kugaburira abana, yari umugabo ushobora kubafata bagatembera. Igihe yabonetse akanya gato yabonaga ni ako kanya gahaga abana. Rero ubu ngubu bimeze neza cyane, kuko noneho ahagaze mu marembo, navuga ko abana barishimye cyane. Kandi ikindi
numva nshimira Imana cyane ni uko ari we ubigisha ijambo ry'Imana. Ni ikintu nshimira Imana cyane. Ubu ngubu hahandi yazaga gufata umusego wa papa we ngo awuryameho, ni umwanya wo gufata Bible na daily devotion, bagakora Bible study nimugoroba bagiye kuryama. Ndabishimira Imana kandi bishimira Imana ko ari Kristo uyu munsi ubikora. Amen. Thank you, honey. Ndunganira Jojo Aliri wakoze kubaza ikibazo cyiza. Buriya umugabo utarajya mu marembo atakaza inshingano ku bana kandi babageraho impact. Yabivuze wenda bari batoya, ariko reka mvuge gatoya kuri impact byagize ku bana, nko kuri uwo muhungu surtout igihe ntari impari, ntagiye muri mission, ntari mu kazi, kuko akenshi mama wabo yababwiraga ko nagiye mu kazi kenshi. Bigeraho n'umukoresha wanjye baramwanga bakavuga bati aka kazi gatuma papa agenda iminsi yose ntabwo ari keza. N'uyu munsi iyo tuhageze babivuga nk'amateka, kuko ni ahantu tunyura bagiye ku ishuri, baravuga bati akazi ka hariya ntabwo ari keza cyane. Byabaye ngombwa ko nza kubasobanurira bakagera bakabyumva, ariko urumva deja banza akazi kubera ko ntari impari. Rero byarabafixe cyane mu marangamutima surtout. Abana bombi baratandukanye. Umukobwa we ntiyavugaga, yari mutoya, ariko nawe naba naje umunsi natashye akanguma iruhande cyane kuruta umuhungu. Umuhungu akambaho munota mike yo kumpobera akagenda, ariko umukobwa akanguma iruhande. Ibyo ubwabyo ari impact mu marangamutima ye, kuko sinabaga mpari, yabaga yarambuze uburyo bwo kubivuga, bwo kwisobanura, akabakunguma iruhande, nagenda akarira. So bibageraho amarangamutima nubwo badashobora kuyasobanura, bibageraho impact mu marangamutima, kuko ntuhari kandi aragukeneye. Nubwo ntacyo muvugana kubera imyaka yabo, ariko aragukeneye, keneye kuba hafi yawe, keneye kumufata. Hari langage d'amour umubyeyi n'umwana agirana ntizari zihari. Rero nubwo na providingaga bakiga bakajya mu ishuri bakabona ibikwiriye byose, ariko iyo kote y'amarangamutima yari ipfuye. Icyo nshimira Imana rero, yabivuze wenda yavuze umusego gusa, ariko mushiki we nawe ajyaga yambara imyenda yanjye. Imyaka mike cyane, imyaka 4, ku myaka 4 n'igice, agafata t-shirt ya papa we kugira ngo ayambare. Nabyo muri psychology y'umwana bivuze byinshi. Ntiyabaga hari, ntiyanyumvaga. So rero byabagizeho ingaruka, ariko ndashima Imana yuko iyo ugeze mu marembo ukamenya n'amakosa yawe, ni wowe ugira uruhare rwo gusana amarangamutima. Ngiye maze kugera mu marembo, maze gukizwa neza, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza, abagabo batarakira Yesu mbagirira imbabazi cyane, kuko hari inshingano Imana iduha. Apostle yabivuze, abana si abacu, twebwe turi abarezi. So Imana yaradutrustinze, iduha iyo mission yo kubikora neza, nta handi ni kuba kuri source ari we Yesu. Rero maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, nibwo natangiye kubona ko inshingano zanjye nazitaye zo kurerera Imana. Niho mbona ko ngomba gusana ibyangiritse. Ibyari byangiritse rero yari amarangamutima surtout y'abana. Nkuko yabivuze, nakundaga abana, n'abandi narabakundaga cyane no hanze. Yewe n'ibintu nakozemwo byari by'abana, uburenganzira bw'abana, ariko akaba ari ubwica mereye mu rugo. Rero byagombaga kusaba ko nongera kubaka inkike zasenyutse mu bana banjye, marangamutima, kubaha umwanya uhagije, kubaganiriza, kubegera, kwibuka ko kubigisha ijambo ry'Imana ari inshingano zanjye. Niho nahereye ntangira kubabwira buhoro buhoro. Ubu rero barakuze, n'ubu tuvugana baradukurikiye online, bari buze kumbaza ibibazo. So nabahaye espace yo kumbaza ngo wabaga uri he, byabaga bimeze gute, kugira ngo bumve yuko nta n'ikibazo yuko umubyeyi ashobora gusaba umwana imbabazi. Umuhungu wanjye yarabyishimiye cyane yuko musaba imbabazi ko ntahabaye, kuko niwe byafektaga cyane. Arambwira ati, Dad, I can't believe yuko aka kazi nari nzi ko ari akazi, ariko habaga harimo n'ibindi. So I understand. None se nakora iki kugira ngo ntazamera nkawe? So usanga icyo kiganiro kibayeho, tugatangira kujya muri devotion, tugatangira kwiga ijambo ry'Imana, tukangira kubona ko amakosa abantu bashobora kuyabamo bakayavamo, nawe bikamworohera gusaba imbabazi igihe yakoze.
navuga ngo nta handi wabyigira ni kuri Kristo. Umunsi washoye imizi neza ukaba rooted muri Kristo, ukamenya inshingano yuko Yesu uri umupapa, Yesu uri umumama, ariko uri steward. Ni inshingano Imana iguhaye. Wow. Chris avuze ikintu gikomeye cyane, yasabye imbabazi umwana we, that was so powerful. Ariko n'ikindi kintu numva, hari signs wagiye ubona nk'uko gukumbura, akambara imyenda, wabisobanukiwe nyuma ko byari sign cyangwa se warabibonaga ariko kubera time ukabyirengagiza? Well, nk'uko nabivuze mu buhamya, iyo umuntu atarakira Yesu aba ari n'impumyi, too blind to see. Ntabwo nkubwije ukuri, ntabwo nigize ndomarika ko hari ikibazo muri iyo minsi, kuko uburyo nkunda mw'abana, iyo menya ko hari ikibazo nta nubwo nari kugenda. Ariko kubera ko uri too blind, iyo minota mumaranye ntubona ko yakubuze no ko interpreta icyo kintu yakoze cyuko akugumyeho iruhande. Nabisobanukiwe hanyuma, nabimenye nyuma, maze guhishurirwa neza ko ubuzima nari ndimo nari ndi kwica abana banjye. Rero nabibonye nyuma. Ari gusa nk'uko Jojo yabivuze, hari igihe cyageraga nagarura ubwenge, urumva nari under authority. I was a man under a bad authority. Ariko igihe kimwe kikagaruka, buriya n'abo bantu bagira igihe bakagarura ubwenge. Abantu bari mu isi hariya bagira akagarura ubwenge. Nari mbaswe. Rero igihe nagiriwe ubuntu gatoya, nkabona ko hari bitagenda, nkumva nshaka gukacinga up, ariko nkongera nkagenda. Rero maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nibwo navuga ngo namenye neza ingaruka, kuko ntangira ko observa, ntangira uko mbegera cyane, uko mbaho umwanya cyane, ntangira kubona ko ibyangiritse. Hari ikintu Apostle yavuze, munyemerere nkigarukeho. Ushobora kubona umwana avuga ababa arakaye, ko byita umujinya, pourtant arababaye mu mutima. Ni ikintu nagiye mbona, nkabona nka Kareba akambwira, kajya mbaza ati ariko papa ngira anga issue. Nkamubwira ni oya, ntabwo ugira anga issue. Nabimenye neza ko atari anga issue, ahubwo he was hurt by my absence. Thank you so much. Reka tumukomere mu mashyi. Ababyeyi twige kumva langaje z'abana.